Yes, umugoroba mwiza nanone kuri wowe ukunda filime Inzira y'umusaraba. Nizere ko mumeze neza, nizere ko episode ya 36 yabanejeje, nizere ko yabashimishije. Ku kijyanye n'iminota mwabonye ko none hari ni dabo kabisa, ni nkaho ari episode ebyiri, iminota 30 yose mu mateka y'iyi filime. Ni ubwa mbere basohoye iminota myinshi kandi noneho bakayisohorera ku gihe. Urumva ko rero ni ibintu byiza cyane, ni ibintu byashimishije abakunzi b'Inzira y'umusaraba mwese muri rusange. Ndizera ko munezerewe. Mukantambara yamaze kugaruka muri filime ndetse araza kugaragara muri iyi episode ya 37, araza kuyigaragaramo neza cyane. Ni ukuvuga ngo ibintu bigiye kurangira, bigiye kugera aho biryoshye. Niyo mpamvu rero Mukantambara nawe yagarutse. Bagiye kujya mu rukiko rukomeye cyane kugira ngo urukiko rw'ikirenga, niyo mpamvu mubona nateguye iyi foto kugira ngo ibaganishe mu kijyanye na security cyangwa se n'umutekano, mwumve uko bimeze. Ubu ngubu rero Mukantambara akaba agiye kugaruka muri filime Inzira y'umusaraba, ariko ku munsi w'ejo aribwo bazahita bafata Cyusa, Iribagiza ndetse na Isimbi bakabajyana mu rukiko kuburana, ndetse bagakoresha n'ibimenyetso bihagije kugira ngo tubone umunyakuri kandi bive mu nzira. Ubwo rero urumva ko filime irimo iragenda igana ku bintu by'uburyohe cyane, irushaho kuryoha. Ni umunezero rero ku bakunda filime Inzira y'umusaraba. Ese uyu munsi iyi episode yagusigiye iki? Ni iki wabonyemo? Ese aho bigeze iracyaryoshye cyangwa yasubiye inyuma? Nimba hari ikibi ubona muri iyi filime Inzira y'umusaraba watubwira kugira ngo tubikosore hakiri kare. Nimba ubona hari aho iri gupfa, nimba ubona iri kugenda iza mu nzira nziza, iri kurushaho kuryoha, amarangamutima yanyu kuri yo muba mugomba kuyaduhishurira muri comment. Nanashimira abantu mwese mukurikirana bino biganiro kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, kugeza filime isohotse, muraba agaciro kuri twebwe. Hanyuma rero aka kanya ndashaka yuko abantu bageze kuri 4 batanga ibitekerezo mbere y'abandi. Mumereze nimero zanyu hano muri comment kugira ngo mbandikire kuri WhatsApp mbabwire icyo gukora cyiza. Ndavuga abantu ubwo muri bwabone ari wowe wa mbere, wa kabiri, wa kane, 4 bonyine. Ndashaka kubinjiza muri weekend, ibintu ari uburyohe. Nshaka kubaha weekend, nshaka ko iyi weekend tuyiryoshya nyange namwe. Ubwo ndavuga abantu mwese muri rusange, baba baherereye mu Rwanda ndetse n'abari hanze yarwo. Umuntu uri tayari, uri bwabone ari uwa mbere, nanjye ndaba ndi tayari ndi kubireba, akabona abaye uwa mbere mu gutanga comment kugeza ku mwanya wa 4. Abantu 4 mwandike comment, ariko munashyiramo nimero yanyu, munambwira aho muherereye kugira ngo ndusheho kunoza gahunda zacu. Abantu twagiye tubana mu biganiro bya buri munsi, uri bwaze gutsinda ibibazo ngiye kumugenera iyi weekend arayinjiramo neza cyane, kuko ndamuha ikintu bita ishimwe ryimwinjiza muri weekend. Ubwo rero abantu muzi ko mwakurikiranye ibiganiro byanjye kuva nabitangira kugeza ubu ngubu, ariko atari ukuvuga ku ntangiriro, ahubwo wenda duhereye nko ku munsi w'umusibe ejo, ubwo ni ku wa 4 guhera ku wa 3, guhera ku wa 3 abantu bakurikiranye ibiganiro byanjye kugeza uyu munsi wa none. Mume nimero zanyu muri comment cyangwa se munyandikire kuri WhatsApp ya 079 20 36 580. Ushobora kunyandikira kuri iyo WhatsApp ukambwira ati ngenda gukurikirana, ninza gusanga ubikurikirana neza, ibibazo nkubaza ukabitsinda 100%, ndaza kuguhereza amafaranga cyangwa se ikintu kiri bwakwinjize muri weekend wishimye cyane. Ubwo rero abantu mwakurikiranye ngewe cyangwa se mwakurikiranye ibiganiro byanjye, mukanakurikirana by'umwihariko filime Inzira y'umusaraba, murumva ko nta gihombo kibirimo, murumva ko ari inyungu zijya mu zindi. Munyandikire rero kugira ngo tujye dusangira n'imigisha tuba twabonye, kandi ndabizeza neza ko ningira icyo ngeraho muri iyi minsi dusigaje yo kugira ngo twinjire mu minsi mikuru, abantu muzaba mwarakurikiranye ibiganiro byanjye. Ntago ari ukuvuga ko iyi weekend ariyo ngiye gutangaho gusa promotion, ahubwo n'abantu barushaho gukomeza kubikurikirana. Iminsi ya Noheli n'Ubunani nzagenda mbahereza iminsi mikuru, dusangire kurya iminsi mikuru. Ubwo rero urumva ko ufite ikintu cyagutera gukomeza gukurikirana bino biganiro utarambirwa, ndetse unatanga ibitekerezo, kuko nicyo kintu akenshi tugenderaho. Ushobora kuza ukabikurikirana uyu munsi, ejo ugahita unyandikira ngo nabikurikiranye, ariko ntajya nkubona muri comment. Ubwo nimba uzi ko rero utajya gutanga comment, nuze kwirirwa unyandikira, kuko uko umbimbwira niko ndajya muri comment nkareba nimba koko ujye ukurikirana cyangwa se ujye uvuga, nimba ujye ukanda kuri aka gapfunsi nk'uko njya mbivuga. Ibyo byose ndabirebaho, ninsanga warabyuje
juje ejo uzaba umutangabuhamya ku bandi bw'ibitangaza nzaba nagukoreye kuri nimero yawe. Ngaho rero ducapurishe vuba vuba muri uyu mugoroba ibintu biryohe, ari nako twifuriza Cyusa kuzava muri runo rukiko imbere y'aba bantu, imbere y'iyi mbaga nyamwinshi. Urabona ko baraniteguye, show y'ubukwe nayo izahita itangira ako kanya. Ubwo rero ndizera neza ko bizabanezeza. Reka twifurize Cyusa wacu kuzabivamo amahoro, ahita akomerezaho na video z'ubukwe nyinshi cyane n'ubukwe bwe na Iribagiza, cyane ko abakunzi bakunda filime Inzira y'Umusaraba mu butegereje muri benshi. Bafana banjye rero ubwo mbahaye amakuru mashya kandi meza, nizere ko mugiye kwinjira muri weekend mumeze neza. Bye bye, ciao ciao. Nitwa Bosco Nsabimana, nimba ari ubwa mbere ugeze hano tuvuga ku bijyanye na sinema. Mu kanya nabakoreye urutonde rwa filime zikunzwe mu gihugu cy'u Rwanda, ngira ngo mwazibonye. Abakunda filime nyarwanda muze kujya kuri iyo liste, cyangwa se nimba ari ubwa mbere ugeze ushakisha iyo video uyirebe, ujye wibonera amafilime meza ushobora kureba no gukurikirana yakwigisha. Ejo bundi noneho nzabahereza urutonde rwa filime zishaka abakinnyi kugira ngo mumenye ngo aho nandikiye bashobora kuzansubiza, cyangwa se niba zansubiza hari igihe muba mushaka gukina mwarabuze aho mukina, nzajya mbahereza urutonde rwa filime zifata abakinnyi ku buryo wicara weho ugahitamo ugendeye kuri iyo liste. Bye bye, ciao ciao, mukomeze mugubwe neza.